Shalom, twongeye kuguha ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Wowe mukunzi w'isengesho ribohora official ubana natwe kandi wakoze sabone cyangwa subscribe, uhabwa umugisha n'Imana, ugirirwa neza n'Imana. Izina rya Yesu. Namwe muje ari ubwa mbere, wabije hano ari ubwa mbere kuri iyi channel caho ijambo ry'Imana tuguhaye nawe ikaze. Uwiteka aguha umugisha, ikaze mu ijambo ry'Imana, ikaze kuri uyu muyoboro uzahuriraho n'ibyiza gusa bituruka ku Mana yaremye ijuru n'isi, yubaka ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Nawe rero kugira ngo ntugacikanwe kubana natwe ndetse ntugacikanwe no kugerwaho ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho n'inyigisho zihariye zagufasha kwinjira mu mugambi w'Imana no muri destination yawe. Nawe ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe nyuma yo gufashwa n'ijambo ry'Imana. Mwebwe bamaze gukora subscribe, nta kintu musabwa keretse gukanda like na share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi kandi byagufashije nawe ubifashe ubihereza abandi. Kwirakuza ijambo ry'Imana hirya no hino ubashe gufasha benshi, ubere abandi umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dufate umwanya wo gusenga kuko tuje kuganira ijambo ry'Imana. Reka duhamagare Imana ize ibane nawe kandi ibane natwe twese. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana dusenga muri Yesu Kristo, kandi uri Imana yatubabariye ibyaha byacu byose muri Yesu Kristo, ndetse ibyaha byacu birasibanganywa, biratwikirwa. Warakoze Uwiteka kuko watubabariye ibyaha byacu byose, tubibabariwe muri Kristo Yesu. Amasaha nk'aya rero wowe Uwiteka watwiyegereje biciye muri Yesu Kristo, turasenze kugira ngo Mwami Imana, Mana isumba byose, uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Manura umwuka w'ubwiza, umwuka wo guhishurirwa, umwuka wo kumva, umwuka wo kumenya mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'imbaraga, umwuka wawe wera utwubakisha ijambo ryawe, utwubakisha amarevelation yituruka iwawe mu ijuru mu izina rya Yesu. Ngaho ubaka ubugingo bw'uyu muntu, ubaka umutima w'uyu muntu wubakishije ijambo ryawe muri aka kanya. Ngwino Mwami utwigisha ibihuye n'ubushake bwawe n'imigambi yawe, izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Buri wese uje rero uri kumvira ijambo ntasubire uko yaje mu izina rya Yesu, amen. Tuje kuvuga ibintu bigera muri bitatu wakora bigatuma uhabwa umugisha n'Imana. Ibintu bitatu bikomeye ushobora gukora, Imana ikaguha umugisha mwinshi ndetse ikawuguhana n'abagukomokaho bibihe ibihumbi. Ibintu bitatu ushobora gukora, Imana ikaguha umugisha ndetse n'abagukomokaho bose, bikazatuma itazigera kwibagirwa namba. Ibintu bitatu wakora bigatuma itakwibagirwa, ikaba yaguha umugisha n'abagukomokaho bose, nibyo tugiye kuvugaho. Uwiteka rero aguhe guhishura, kubyakira ndetse no kubihagararamo kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana kuri wowe ushaka ko Imana yubaka ubuzima bwawe n'izina ryawe hano mu isi, nyuma yawe n'abazagukurikiraho bose izina ryabo rigakomezwa n'Imana. So reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bitatu tugiye kubikura mu ijambo ry'Imana, ariko bishamikiweho n'ibindi. Ni ibintu bitatu wakora bigatuma Imana iguha umugisha mwinshi ndetse ikawuguhana n'abagukomokaho bibihe ibihumbi, ku buryo umugisha uba kuri karande uguturukaho ukaba karande no kuba gukomokaho bose. Ibintu bitatu ushobora kuba uhabwa umugisha ukabaho, ukaba karande kuri wowe n'abagukomokaho bose. Reka rero nihute uko biri mu ijambo ry'Imana.
turasoma Abami ba kabiri igice cyaho cya 10 n'umurongo waho wa 15 niho dutangirira dusoma. Abami ba kabiri igice cya 10 n'umurongo waho wa 15. Reka dusome twihuta mu izina rya Yesu. Avuye aho Tito avuga ngo Yehu agira ishyaka ryo kurwanya Bali. Avuye aho ahura na Yonadabu mwene Rekabu aje kumusanganira, aramuramutsa aramubuza ati, umutima wanjye uratunganye nk'uko wawe utunganiye uwawe? Yonadabu aramusubiza ati, uratunganye. Nawe ati, niba utunganye mpa akaboko kawe. Arakamuha, ahera aramwuriza amushyira mu igare rye. Aravuga ati, nuko tujyane urebe ishyaka ndwanira Uwiteka. Nuko amujyana mu igare rye. Ageze i Samariya atsemba abari basigaye bose mu bantu b'Ahabu bari i Samariya, kugeza aho yabarimburiye nk'uko Uwiteka yabibwiye Eliya. Bukeye Yehu ateranya abantu bose arababwira ati, Ahabu yakoreye Bayali buhoro, ariko Yehu azamukorera cyane. Nuko nimumpamagarire nonaha abahanuzi ba Bali bose n'abamuramya bose n'abatambyi be bose, ntihagire n'umwe ubura, kuko nenda gutambira Bali igitambo gikomeye. Uzabura wese ntazandokoka. Ariko Yehu yabigenda atyo mu buryarya kugira ngo abone uko yatsemba abaramyaga Bali. Maze Yehu aravuga ati, nimuteranire Bali. Guterana kwera barabyamamaza. Yehu atuma ku Bisiraheli bose. Nuko abaramyaga Bali bose baraza, ntihagira umuntu n'umwe usigara utaje. Baraza binjira mu ngoro ya Bayali. Ingoro ya Bayali iruzura uhereye mu ruhande rumwe ukageza mu rundi. Maze Yehu ategeka inzu ibikwamo imyambaro ati, zanira abaramyaga Bali bose imyambaro. Arayibazanira. Nuko Yehu azana na Yehonadabu mwene Rekabu binjira mu ngoro ya Bayali. Abwira abaramya Bali ati, nimushake murebe muri mwe hatabaho harimo n'umwe wo mu bagaragu b'Uwiteka keretse abaramya Bali bonyine. Nuko barinjira ngo batambe ibitambo n'ibitambo byose. Ariko Yehu yari yashyize hanze abagabo 80. Arababwira ati, aba bagabo mbashyize mu maboko yanyu, ntihagira ucika umubuze. Azamuryora apfe mu cyimbo cye. Bamaze gutamba igitambo, cyangwa se bamaze gutamba igitambo cyoswa, Yehu abwira abarinzi n'abatwara ati, nimwinjire mu bice, ntihagire usohoka n'umwe. Nuko babicisha inkota. Hanyuma abarinzi n'abatware babajugunya hanze, binjira mu rurembo rw'ingoro ya Bayali. Basohora inkingi zari mu ngoro ya Bayali, barazitwika, maze bamenagura igishushanyo cya Bali. Basenya ingoro ye, bayihindura icyavu na bugingo n'ubu. Uko niko Yehu yarimbuye Bali amukura muri Isiraheli. Ariko Yehu ntiyaretse gukurikiza ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ibyo yagenda Abisiraheli ngo bacumure n'ibigirwamana by'izahabu byari i Beteli n'i Dani. Ariko reka dusimbuke ku murongo wa 30. Hariho hagiye kuva ya message y'ibintu ugomba gukora bitatu, Imana ikagumurisha. Ngo hanyuma Uwiteka abwira Yehu ati, kuko wakoze neza, uko washohoje ibishimwa imbere yanjye, ukagira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye yari iri, abana bawe bazicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli kugeza ku buvivi. Amen. Wumvise uyu mugabo ibyo yakoze. Yari umwami wayoboraga Abisiraheli. Dushoje tusoma Imana imubwira, dusoma ijambo Imana iri kumubwira ngo kuko wakoze neza, kuko wakoze ibishimwa, kuko wakoze neza. Umva dusoma umurongo wa 30 ngo hanyuma Uwiteka abwira Yehu ati, kuko wakoze neza, ubwo washohoje ibishimwa imbere yanjye, ukagirira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye yari iri, abana bawe bazicara ku ntebe y'ubwami bw'Abisiraheli kugeza ku buvivi. Imana amahoro iguha umugisha. Ibi bintu bitatu rero, icyambere gishobora gutuma wakora Imana ikaguha umugisha no gukora neza.
gukora neza. Icya kabiri ni ugukora ibishimwa imbere y'Imana. Icya gatatu ni ugusohoza imigambi y'Imana cyangwa se gukora ibihwanye n'ibiri mu mugambi w'Imana. Reka mbisubiremo, ibintu bitatu bishobora gutuma uhabwa umugisha imbere y'Imana. Icya mbere ni ugukora neza cyangwa kugira neza. Icya kabiri ni ugukora ibishimwa imbere y'Imana. Icya gatatu ni ugukora ibihwanye n'ibiri mu mugambi w'Imana cyangwa se gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe, kwemerera ko uba inzira Imana icaho isohoza umugambi wayo hano mu isi. Yehu rero ibi bintu bitatu yarabikoze bituma ahabwa umugisha n'Imana. Icya mbere, wumvise ukuntu yagize ishyaka ryo kurwanya abarozi akabaca mu gihugu. Yagize ishyaka ryo kurwanya abarozi abaca mu gihugu. Agira ishyaka ryo kurwanirira Imana. Yabonaga abarozi, nituvuga abarozi nyine wumve nyine ni abantu basengaga Bayali, basengaga ibishushanyo. Umuntu wese usenga ibishushanyo akikubita imbere y'ibigirwamana aba ari umurozi. Muri abarozi biyambaza imyuka mibi, bakagira ibigirwamana by'uburozi. Uburozi ni ibigirwamana. Ikintu cyose ushyizeho umutima ukakizereramo, ukumva yuko aricyo cyagufasha, aricyo cyagutabara, kiba gihindutse ikigirwamana. Abarozi bizerera mu biheko, bakizerera muri za nyabingi, bakizerera mu kwambaza imyuka y'abapfuye, mu kwambaza abakurambere bapfuye bo mu miryango. Abo bantu baba ari abarozi. Noneho sasa mu gihugu cya Isiraheli hagaragaye abantu basengaga Bayali, ndetse muri abo basengaga Bayali ni uvuga ngo cyari ikigirwamana bari baracuze bakazajya bakikubita imbere, ndetse cyari gifite abahanuzi, gifite n'abantu bashinzwe gukora akazi ka Bali. Noneho Yehu amaze kubona ibyo bintu byari biri mu gihugu, agira ishyaka, akubitana n'uwitwa Abinadabu, aramubwira ati umutima wanjye ugutunganiye nk'uwanjye. Niba umutima wawe ugutunganiye nk'uwanjye uko ugutunganiye, nkurikira. baba barajyanye. Aramubwira ati ngiye kukwereka ukuntu ngiye kurwana ishyaka ry'Imana yanjye. Aragenda yigira inama, abwira abantu, aravuga ati muvuga ngo Ahabu yakoreye Bayali, yamukoreye gato, njye nzamukorera cyane. Abahanuzi ba Bayali bahise bakoma mu mashyi, baravuga bati tubonye umwami ugiye kudushyigikira mu migenzo n'imihango yacu, ugiye kudushyigikira mu burozi bwacu. Barishima cyane. Bamaze kwishima cyane, noneho sasa Yehu aravuga ati rero ejo bundi tuzatamba igitambo, dukorere Bayali iminsi mikuru, dukore tumutangire ibitambo, duterane ku bwa Bayali. Hanyuma rero ategeka kugira ngo abatambyi bose ba Bayali n'abakoreraga Bayali mu gihugu babashe guhurira ahantu hamwe. Bose baramwumva cyane, barahurura abo bakoreraga Bayali. Arabwira ati muramenye, mwitegereze, murebe ntihaze kugaragara ukorera Uwiteka wo muri mwe wabihishamo, ahubwo mu making sure mumenye neza yuko mwese muri abantu mukorera Bayali. Habaho iyo protokoli yo kwegeranya abahanuzi ba Bayali cyangwa bakorera Bayali n'abatambyi biwe. Baregerana. Bamaze kwegerana, kuko yari babwiye yuko bagiye gukora iminsi mikuru ikomeye yo gutambira ibitambo Bayali, arababwira, afata imyenda avuga ati kugira ngo hatagira n'umwe uri buze kwitiranywa cyangwa se kwivanga nabo, ashyiraho itegeko ry'uko bagomba kwambara imyenda isa. Bambara imyenda isa. Igihe kigeze rero cyo gutamba ibitambo, batambira Bayali, ijambo ryavuze ngo bari bavuye mu gihugu cyose, bava mu ntara zose za Isiraheli, baraza bahurira hamwe. Noneho sasa arabwira ati muramenye, murebe niba harimo ukorera Uwiteka wabivanzemo. Bamaze kwambara imyenda isa bose, Yehu aragenda, ngo yari yashyize abagabo bagera kuri 80 hanze y'inzu. Arabwira ati aba bantu bashyize mu maboko yanyu, ntihagire n'umwe ubarokoka, ntihagire n'umwe ubacika, nihagira ucikwa n'umwe, uwo nguwo aramuryozwa apfe mu cyimbo cye.
nuko babaga 80 bahabwa itegeko bavuga ati rero ntihagire n'umwe ubacika. Noneho ngo babajyamo barabica, bamenagura ibigirwamana, basenya inzu za Bayali nawe arasenywa. Ndetse n'abahanuzi n'abo bakozi bose bakoreraga Bayali baricwa, bamarwa mu gihugu, bakurwa mu gihugu. Ibyo rero binezeza Imana, kuko nukuvuga ngo n'ubundi umugambi w'Imana wari waragambiriye yuko Bayali agomba gutsembwa mu gihugu. Umugambi w'Imana yari yagambiriye yuko abaturuka kuri Ahabu bose n'abakuriye Ahabu nta n'umwe ugomba kurokoka. None rero iki kintu agikoze, wumvise ibintu bitatu ahangaha muri murongo wa 30 uyu Yehu yakoze agakora ku mutima wa Imana. Ibintu bitatu Yehu yakoze, wumvise ngo hanyuma Uwiteka abwira Yehote, kuko wakoze neza ubwo washohoje ibishimwe imbere yanjye. Icyambere yakoze neza, muri uko gukora neza bituma Imana inezerwa. Niko ijambo ry'Imana tubwiye, yakoze neza, muri uko gukora neza bituma Imana inezerwa. Yewe n'Abaheburayo 13 wumva ukuntu havuga Abaheburayo gukora neza. Abaheburayo igice cya 13, reka twihuta aho ngaho, turacyari icyambere gukora neza. Wumve ko ijambo ry'Imana ribitsindagira, ubukoze neza wese ahabwa umugisha n'Imana. Ndetse Imana yabwiye Kayini, yavuga ngo nukora neza ntuzashimwa. Igihe cyose ukora neza Imana iragushimya ikaguha umugisha. Abaheburayo igice cya 13 n'umurongo waho wa 16, reka dusome hanyuma duhite tugaruka handi twari turi. Abaheburayo 13 umurongo waho wa 16 handitse ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Urumva icyambere kugira neza cyangwa gukora neza. Kugira neza, gukora neza byose ni kimwe. Nivuga ngo kugira neza no gukora neza bihinduka igitambo gishimwe imbere y'Imana, ni ibintu binezeza Imana. Nkuko wumvise ijambo ravuga ngo kugira neza n'ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bityo ari byo binezeza Imana. Urumva ko gukora neza, kugira neza binezeza Imana. Gukora neza, kugira neza binezeza Imana. Ukora neza wese rero anezeza Imana, bigatuma Imana imuha umugisha, ndetse ntugarukire kuri we, ukagera no ku bantu mukomokaho bose. Niba ushaka rero kugira ngo ugirirwe neza n'Imana, wowe unteze amatwi, wowe dukurikirana ku Isengesho Ribohora Official, iga gukora neza, iga kugira neza. Mu gukora neza kwawe no kugira neza kwawe, Imana izaguha umugisha, Imana izaguhindura ukomeye. Kandi nimara kugira ukomeye, ntago bizagarukira kuri wowe, bizagira no ku rubyaro rwawe. Iyo neza y'Imana, uwo mugisha w'Imana izaguha, ntabwo uzakugarukaho gusa, uzagira no kubagukomokaho. Abagukomokaho bazakira karande y'umugisha w'Imana iguhaye, biciye mu kugira neza kwawe no mu gukora neza kwawe. Rero gukora neza, kugira neza bikora ku mutima w'Imana. Bivuga ngo bikwega, bikurura, biba rukuruzi ikurura umugisha w'Imana ukakuzaho, ukakomaho, ukaba karande kuri wowe n'abagukomokaho. Icya kabiri rero wumvise ni ugukora ibishimwa. Kugira neza no gukora ibishimwa. Gukora ibishimwa, tubonye yuko nyuma yuko uyu Yehu yakoze ibishimwa n'Imana, ariko tukiri ahangaha ku gukora ibishimwa n'Imana, tugiye kureba uwundi wakoze ibishimwa n'Imana bituma Imana imugirira neza cyane. Gukora ibishimwa imbere y'Imana. Ngoma za 2:31-20. Ngoma za 2:31-20. Ngoma za 2:31, umurongo waho wa 20. Gukora ibishimwa n'Imana bishobora gutuma nabwo uhabwa umugisha n'Imana, kandi umugisha ukomeye. 3:20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uku ni ko Uwiteka yabigenje
uku niko Hezekiya yabigenje i Buyuda hose, akora ibishimwa no gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana. Urumva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze ngo uku niko Hezekiya yabigenje i Buyuda hose, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye. Uyu mugabo ngo yakoze ibishimwa n'Imana bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye, uyu Hezekiya. Noneho rero Hezekiya amaze gukora ibishimwa n'Imana bidahinyurwa imbere y'Imana, hari ibintu bitatu by'ingenzi byatumye Imana imugirira neza. Hezekiya agikora ibishimwa imbere y'Imana bidahinyurwa, icya mbere cy'Imana yamuhaye icyitwa ubutunzi. Hezekiya Imana yamuhaye ubutunzi bwinshi, ndetse bwinshi cyane, nyuma yo gukora ibishimwa imbere y'Imana. Nyuma yo gukora ibishimwa imbere y'Imana, reka turebe aho ibyanditswe byera bigaragaza ko nyuma yaho Imana yamuhaye imitungo ikamuha n'umugisha. Ngoma za kabiri igice cya 32 umurongo wa 27. Umva uko havuga ngo kandi Hezekiya yaratunze cyane, hari umunyacyubahiro cyinshi. Urumva ikintu icyatumye Imana imuha umugisha nuko yagize ate ngo yakoze ibishimwa imbere, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye. Noneho akoze ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa imbere y'Uwiteka Imana ye, kuri murongo wa 27 tubonye yuko Hezekiya ngo yaratunze cyane. Imana yaje kumuha umugisha w'ubutunzi cyane, ngo ndetse imuha icyubahiro nk'uko ubyumvise, ngo cyinshi, yamuhaye icyubahiro cyinshi, uyubakira ububiko bw'ifeza n'ubw'izahabu. Ibaze ko yari afite banki ihunikwamo zahabu n'ihunikwamo ifeza. Nuvuga ngo yari afite ubuhunikiro bw'ifeza cyangwa se banki ihunitsemo zahabu n'iyindi ihunitsemo ifeza. Ibi Imana yabikoze kuko yabimukoreye kuko yakoze ibishimwe ngo bidahinyurwa imbere yayo. Icya kabiri rero, imuha ngo icyubahiro kitari gike, ahubwo ngo yamuhaye icyubahiro cyinshi cyane. Ubwo wenda tugarukira aho ngaho, ubonye yuko iyo wakoze ibishimwa imbere y'Uwiteka bikurura umugisha w'Imana ku buzima bwawe, ukaba wakwakira umugisha w'ubutunzi n'umugisha w'icyubahiro bivuye mu gukora ibishimwa n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya gatatu rero, tusohorezaho gusohoza imigambi y'Imana, ugakora ibihwanye n'ibiri mu mutima w'Imana. Gusohoza umugambi w'Imana, iyo tuvuga gusohoza umugambi w'Imana, ni ukuvuga ngo ni ugukora icyo Imana yari yapanze mu mutima wayo, cya kindi yapanze yateguye kuva kera. Iyo ukumva yuko igomba kuzagikora, ukemera ko gisohozwa gikoreshejwe wowe, ucishwaho imigambi y'Imana, ukemera ko Imana ikunyuraho isohoza ibyo yagambiriye mu buzima mu mutima wayo, ibyo bigukwegera umugisha w'Imana, bishobora guporovoka umugisha w'Imana ukakomaho iteka ryose. Ariko tugarutse ku gukora ibishimwa n'Imana, hari ibyo nari ntarutse. Hezekiya amaze gukora ibishimwa n'Imana, ntabwo yahawe ubutunzi gusa ngo ahabwe n'icyubahiro. Icya kabiri, yarwaniriwe intambara zikomeye. Ukora ibishimwa n'Uwiteka Imana, Imana imurwanira intambara zikomeye atagiramo n'uruhare na mba, ahubwo Imana ikazirwana ubwayo, wowe nta n'uruhare wabigizemo. Urugero rwa hafi tugiye kureba ukuntu uyu Hezekiya muri Ngoma za kabiri igice cya 32 turebe ukuntu yarwaniriwe n'Imana. Murongo wa 20, Ngoma za kabiri 32 umurongo wa 20. Reka dusome ngo ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amose basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari
n'abatware b'ingabo bari mu nkengero z'umwami Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicisha inkota. Uku ni ko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senakeribu umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose, maze abarinda impande zose. Urumva Hezekiya mu gukora ibishimwa n'Uwiteka byatumye Imana imurwanira intambara zikomeye. Uyu Senakeribu yari yamugabyeho igitero, ndetse ashaka kumugabaho igitero ari kumwe n'ibihumbi 185, kugeza aho yabanje kumutuka ndetse yamusuzuguye cyane, amurisha umwanda wa tuwarete. Ariko Hezekiya aragenda atakambira Uwiteka, ari kumwe na Yesaya. Imana yohereza marayika, aragenda yica ingabo zigera mu 185 zari zatatse cyangwa zari zigiye gutera Hezekiya. Igitero kiburizwamo nticyagera mu murwa, ahubwo marayika agisanga aho cyari kiri, arakirimbura, arakirangiza, ndetse n'umwami Senakeribu aricwa. Nuvuga ngo rero iyo ukora ibishimwa n'Uwiteka, Imana ikurwana intambara utazi. Imana irwanya abakwanga, ikarwanya abarozi, ikarwanya abaguhagurukiye, bapanze kugabaho ibitero, ikabasanga aho bari ibitero bitarakugeraho, ikabarimbura biciye muri marayika wayo ukomeye. Imana ifite abamarayika ijya yohereza bakarwanirira abakora ibishimwa nayo. Urashaka rero kubona urwanirwa n'Imana, kora ibishimwa nayo, urebe ukuntu Imana ikurwanirira. Ikindi cy'ingenzi gishobora gutuma Imana ikugirira neza iyo wamaze gukora ibishimwa n'Uwiteka, ubwo tubonye ibintu bitatu bya mbere Imana ikorera umuntu wakoze ibyo ishima. Icya mbere tubonye ko umuntu wakoze ibishimwa, Imana imuha ubutunzi, ikamuha n'icyubahiro. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwicisha bugufi kubaho Uwiteka ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Tubonye Hezekiya rero yarahawe ubutunzi, abasha kubaka banka yahunikagamo ifeza ndetse n'iyo yahunikagamo zahabu. Ndetse tubonye ko Imana yaje kumuha icyubahiro gikomeye bitewe no gukora ibishimwa n'Imana. Icya kabiri tubonye mu gukora ibishimwa n'Imana, tubonye ko Hezekiya icyo Imana yamukoreye nyuma yamurwanira intambara atari kwirwanirira ubwe, biciye muri marayika wayo Imana yohereje, akagenda akagaba igitero cyaho ingabo zagombaga gutera Abisiraheli zari zikambitse. Uwo marayika yica izo ngabo zose 185, n'umwami Senakeribu wari wasuzuguye Hezekiya bituma yicwa n'abahungu be, ariko ari Imana ibikoze. Nshuti mukuru muri Kristo Yesu, ikindi cya nyuma rero cy'ingenzi nyuma yo gukora ibishimwa n'Imana, turacyari ku gukora ibishimwa n'Imana. Imana nuvuga ngo ikongerera iminsi yo kurama. Hezekiya yongereye iminsi yo kurama. Cyambere tubonye ibintu bitatu Imana yamukoreye. Icyambere tubonye nyuma yo gukora ibishimwa n'Imana, yahawe imitungo myinshi, ahabwa icyubahiro cyinshi kandi gikomeye cyane. Icya kabiri yagiye arwanirirwa n'Imana intambara zikomeye atari kubasha kurwana, ndetse hatagizemo n'uruhare namba, ahubwo marayika akazajya ava mu ijuru akamwicira abari bapanze kumugabaho ibitero. Icya gatatu rero gikomeye, Hezekiya yongereweho iminsi yo kurama. Nyuma yo gukora ibishimwa n'Uwiteka, Imana yamwongereye iminsi yo kurama igihe yari yisanze mu kaga cyo kurwara, araremba yenda gupfa. Muri uko kuremba yenda gupfa, atumwaho umuhanuzi. Biri muri Yesaya igice cya 38 umurongo wa mbere. Iyo ukora ibishimwa n'Uwiteka, ntabwo ushobora gupfa imburagihe, ntabwo ushobora gupfa utabishaka, ntushobora kuva mu mubiri utabishaka. Umuntu ukora ibishimwa n'Uwiteka ava mu mubiri kuko yumva ari ngombwa, atagikeneye kuwamo. Hezekiya rero umva byamubayeho ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gupfa. Nuko Hezekiya yerekeza ivure, atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere y'umutima
imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Urumva ko Hezekiya yaje gutakambira Imana, ararira cyane amaze kubwirwa yuko agiye gupfa, yararwaye azi yuko agomba gukira nk'abandi, ariko mesaje imugeraho ivuye ku Mana, izanywe n'umuhanuzi Yesaya. Aravuga ngo nategeka iby'inzu ye kuko adafite kubaho, agomba gupfa. Umuhanuzi amaze gutanga mesaje aragenda, Hezekiya atangira ngo ahindukira ivure, atangira guhamagara Imana, asenga Imana ye. Muri uko gusenga Imana yibukitse Imana ko yakoze ibishimwa nayo, yibukije Imana yakoze ibishimwa nayo. Imana ibibonye koko, ibona ibyo arimo arayibwira ni ukuri. Icyo yakoze rero, yahise isubiza inyuma wa muhanuzi, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nkongereho indi myaka 15. Urumva gukora ibishimwa n'Imana. Icyambere ikindi nanone gishobora gutuma inyungu zo gukora ibishimwa n'Imana, Imana yumva gusenga kwawe. Iyo ukora ibishimwa n'Imana, Imana yumva gusenga kwawe. Kabiri, Imana nanone ikongera ikagira gute, ikumva amarira yawe. Amarira yawe igiye yumva, amarira yawe ikayitaho. So rero bwa nyuma na nyuma ikongerera iminsi yo kurama. Hezekiya yongera iminsi yo kurama kubera gukora ibishimwa n'Imana. So nuvuga ngo rero, kora ibishimwa n'Imana, umugisha uzakubaho karande. Icyanyuma rero twavugaga ni ugusohoza ibiri mu mugambi w'Imana, gukora ibihwanye n'ibiri mu mutima w'Imana. Umuntu ukora ibihwanye n'ibiri mu mutima wayo rero ahabwa umugisha nyine. Ariho twari turi mu baba bami igice cyaho cya 10, bami ba kabiri igice cyaho cya 12, kugeza ku murongo wa nyuma na nyuma 30. Umurongo wa 30 no watubwiye ngo, umurongo wa 30 wavuze ngo, umurongo wa 30 wavuze ngo, hanyuma Uwiteka abwira Yehu ati, kuko wakoze neza ugasohoza ibishimwa imbere yanjye, ukagira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye iri, abana bawe bazicara ku ntebe y'ubwami bwa Bisiraheli. Yehu yakoze ibihwanye n'ibyari biri mu mugambi w'Imana. Imana yari yarapanze kuzarimbura abakomoka kuri Ahabu bose, ndetse ikaba yari yarateguye no kwica abahanuzi ba Bayali bari basigaye, cyangwa se ibisigisigi by'abakozi ba Bayali, by'abasengaga Bayali bakamuramya, abaramyaga Bayali n'abatambyi ba Bayali. Imana yari ifite gahunda yo kubaca mu gihugu, kuko bononaga abantu, boshyaga abantu, bagatuma abantu bareka Uwiteka bakayoboka Bayali, bayobyaga abantu. So nuvuga ngo rero, igihe cyose wamenye ibiri mu mugambi w'Imana ukabishyira mu bikorwa, wowe mu isi y'umwuka ni nk'aho ubaye umufatanyabikorwa n'Imana. Uba wemeye ko Imana igucaho, cyangwa se ibyo yagakoze ukemera ko bicishwa muri wowe ukabikora. So nuvuga ngo umuntu nkawe rero, umuntu wakoze gutyo, wasohoje umugambi w'Imana, wakoze ibihwanye n'ibiri mu mutima w'Imana, ibyo Imana yagambiriye kera, wowe ukaza ugashyira mu bikorwa bya bindi Imana yagambiriye kera, wowe nk'uko ubyumvise, Imana yahise imubwira ngo, yahise imubwira, imuhira isezerano rikomeye, iramubwira ngo, abana bawe bazicara ku ntebe. Iramubwira ngo kuko ubwo washohoje ibishimwa imbere yanjye, ukagira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye yari iri. Ni byiza guhishurirwa icyo Imana igambiriye ukagikora. Iyo ukoze cya kindi wamaze kumenya ko ari Imana yagambiriye kigomba gukorwa, wowe w'inshuti y'Imana ikomeye, wowe umuntu udasanzwe, wowe umuntu wihariye ku Mana, kuko imigambi yose ibishaka gusoza ku isi uba wemeye kugira ngo igucishweho. Niba hari umuntu Imana ishaka kubakira guha inzu, wamaze kumenya ko Imana izamwubakira, ukemera ko wowe uba umuyoboro, ukaba wakubaka ya nzu
Imana yagambiriye kugira ngo wawundi azayubakirwe, ukaba warihira umwana amashuri waramaze kumenya yuko Imana yamaze kugambira mu mutima wayo ko uwo mwana agomba kuminuza, ukamurihira. Niba uwo mukozi w'Imana waramaze kumenya ko Imana yagambiriye kumuha imodoka, kumuha ikintu runaka, wowe ukemera kuba umuyoboro kugira ngo ayihabwe. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka wowe umufatanyabikorwa n'Imana ihoraho, ntabwo Imana ishobora kukureka uko uri. Ni ngombwa ko ikuzamura, ikagutumbagiza, ikagushyira mu bushorishori, kuko uba utuma benshi bahimbaza Imana ku bwawe, uba utuma benshi banezererwa Imana ku bwawe, abantu kubona imirimo yayo binyuze muri wowe umuntu udasanzwe. Ngibyo rero ibintu by'ingenzi bikomeye bishobora gutuma uhabwa umugisha n'Imana, wamugisha ukakubaho akome, ukakubaho akarande n'abagukomokaho. Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu. Ube umuntu Imana inyuzaho imigambi yayo iyisohoza mu isi, bizagukururira guhabwa umugisha n'Uwiteka n'abagukomokaho. Uwo mugisha uwomeho bibihe ibihumbi. Reka dusoze dusenga. Mu izina rya Yesu Umwami w'abami, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ibintu bitatu by'ingenzi duhishuriwe bishobora gukurura umugisha wawe kuri tubikora mu izina rya Yesu. Tubashishe gukora neza, tubashishe gukora ibishimwa nawe, tubashishe gusohoza umugambi wawe Mwami, uducishweho wuzuzwa hano mu isi. Ibiri mu mutima wawe byose Mwami, tubashishe kugira ngo tubashe kubikora. Ibiri mu mutima wawe byose Mana, bihishurire umuntu nawe yemere kuba igikoresho cyo kunyuzwaho ibyo wagambiriye mu mutima wawe, bikorera abandi, kugira ngo uyu muntu ahabwe umugisha, kugira ngo twese duhabwe umugisha. Abaza ku gicaniro cy'isengesho Ribohora Official bose bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kwishurira aba bantu bose tubana ku isengesho Ribohora Official. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Amen, amen, amen. Ntugende rero udakoze sabone cyangwa subscribe. Habwa umugisha n'Imana. Uwiteka abane nawe kandi agumane nawe, akubashishe gushyira mu bikorwa ibyo bintu tuvuze bishobora gutuma uhabwa umugisha w'Imana ukakubaho akome n'akarande kuri we n'abagukomokaho. Mugubwe neza muri byose. Ibihe byiza nakagaruka no kwisengesha Ribohora Official. Mugubwe neza muri byose. Shalom, shalom.